nuho umuntu agasuperi k'umuceri uzaba umukoreye by'uwo munsi, ariko n'umwigisha uburyo azawuhingamo uzaba umukoreye ubuzima bwe bwose. Ifite agaciro mu myitwarire ni ibintu bitatu: nutekereza kwifatanya n'abandi no kugira umurava. Uwiga atekereza uwo yaraheze, naho utekereza ntiyige uwo ni umunyabyago. Ibyiza biragoranye kubigeraho, ariko ibibi biroroshye kubi. Ntuzirengagize agahinda kuko birakenya, ariko nanone ako gahinda nikazaguherana. Naho umupfayongo yumva icyacuruzwa cy'inyungu z'ako kanya, ariko nazo izo nyungu zitazaramba. Aho amazi ari butware nta gisibya ubutaka burubaha. Umuntu ata agaciro bitewe n'amagambo yirirwa avuga, ariko aba w'agaciro iyo yafashije hasi, ariko akarangwa n'ibikorwa bye. Nta nzira y'ubusamo igeze umuntu ku bushorishori bw'igiti, uretse kwishakamo ingufu zicyurira. Amazi y'umugezi ahora agenda, ntategereza ufite inyota ngo nuko yakeneye. Udafite ukwihangana no gutuza, uwo nta muvinya azigera akora, kuko ntago azaba umwenda. Uwiruka ashaka ubutunzi abikora icyarimwe, yiruka ahunga amahoro. Umujinya uko wawuhisha kose, nta kijumba uzigera wotsa ngo gishye. Uhora ushyira ibintu ejo, uwo muntu azahora ari imfungwa hagati yo gukora ubusa no gukora ubusa ubwe. Inyoni yibera kuririmba no gushimisha abayumva. Iyo nta cyari izagera, nta nubwo ishobora kuzacyubaka. Abagera ku bihambaye ni abazi no kwita ku bito bito. Agati uko kaba kangana kose karuta ubusa, ntikagasusugurwe. Mu bucuruzi bwawe jya ureba isoko n'umuguzi. Twite ku ntego zacu kurusha ibindi byose. Si ngombwa guhorana amakarita meza mu buzima, ikizima n'uburyo bwiza ukoresha ayifite. Iyo ubuze ibyiringiro ukumva ugeze kure, izere Imana. Niba utekereza kubyutswa n'isaha, uzayishyira hafi y'uwapfuye urebe kabyuka. Ibyo nubikora ntibikunde, uzamenye kubyutswa n'umuntu w'Imana gusa. Jya wibuka gushima igihe cyose, ibyo ntukabyibagirwe. Guhanga udushya biruta ubumenyi. Hari ubwo abantu bazajugunya amabuye mu nzira ucamo, ariko akenshi bizaterwa n'icyo mwakoranye. Si ngombwa kwita kuri ayo mabuye, icy'ingenzi ni ukumenya uburyo yanyuramo. Muri kamere iremetse neza, agaciro k'umuntu ntabwo gategereza imyaka. Amagambo arashira, ariko inyandiko ntizirangira. Imvura ikomeye itwibutsa intambara mu buzima. Ntugasabe ko hagwa imvura nke, ahubwo uyisaba Imana umutaka mwiza wugamemo iyo mvura. Ubuzima si ubwo ushaka nk'umuntu ukwiye, ahubwo ni ukurema imibanire myiza. Si ngombwa cyane kwita ku ntangiriro, ahubwo kwita ku iherezo nicyo kintu cy'ingenzi. Wirinda gusuzugura umurimo, ukagira umuco wo kuzigama, ukagirirwa icyizere n'abandi, kandi ukirinda abazakurangaza n'abazaguca intege mu byo watangiye. Ibyo nuramuka ubyubahirije ukabikora, uzatera imbere nta kabuza. Ushobora kutamenya umusaruro uva mu byo ukora, ariko nutagira icyo ukora nta musaruro uzigera ubona. Ejo hazaza hashingira icyo ukora. Nanone ubuhanga nyakuri ni ubutuma nyirabwo amenya neza ko ntacyo. Ubuzima butagira ikizamini ntabwo bwakugeza ku icyiza ni ubumenyi. Ikibi kibaho ni ukutamenya. Ntabwo naho umuntu ubumenyi, ahubwo namufasha kurushaho gutekereza. Sabana kandi ukunda abantu bose uhuye nabo, kuko buri wese barwana n'intambara ndende kandi ikomeye. Nta kintu kigoye gukora gitera ubwoba. Kwikwereza bitera amakenga. Gushobora nko gushyira ibintu mu buryo. Igiti nticyakwera imbuto ngo giterwe amabuye. Ubuhanga ntibugategereze igihe. Abahanga ni abagenza nk'ibyatsi kandi ari amaho. Abagera ku nsinzi ni abahorana akanyamuneza ku maso, kandi bakavuga amagambo make, kuko akanyamuneza gakemura ibibazo, naho uvuga amagambo make bikamurinda ibibazo. Ukeneye abaguca intege kuko bituma wongera imbaraga mu byo ukora. Ukeneye abaguhakana kuko aribo batuma wigenga. Shaka umutima mwiza, ureke iby'uburanga, kuko ibisa neza ntabwo bihora ari byiza, ariko ibyiza bihora bisa neza. Burya ngo ibishashagirana byose si zahabu. Ukeneye abashaka kukwirukanisha mu kazi, kuko nibo batuma uharanira kwikorera. Ukeneye abashaka kugucira ishyanga, kuko bishobora gutuma habera igihanganye muri iryo shyanga. Ukeneye nyirinza kwishyuze nabi cyane, kuko bizatuma wiyubakira inzu yawe vuba cyane kandi hakiri kare. Abanyabwenge bahambaye baganira ku bitekerezo by'abanyabwenge baciriritse. Bo baganira ku byabaye, abanyabwenge buke baganira ku bantu gusa. Uko byagenda kose shaka uwo gushyingiranwa nawe. Urushako niruguhira uzanezerwa, ariko nirutaguhira uzatumutwe. Ibyo ngibyo nibyo bintu biba ku bantu batari bake. Utanezezwe n'ibyo afite ntazigera anezezwa n'ibyo ashaka kugeraho. Iyo ubuze icyo washakaga urababara cyane, iyo ubonye icyo ushaka nabwo urababara, kuko udashobora kukigumana ubuziraherezo. Kamere muntu iragoye, ikeneye kutita ku mpinduka kugira ngo igire amahoro. Ijisho riba yarihorerwa irindi, byarangira abatuye isi yose babaye impumyi. Umunyantege nke ashobora kubabarira, ariko imbabazi n'umwihariko w'abanyembaraga. Kunanirwa kwihangana niko gutsindwa intambara. Gukora ubucuruzi mu bunyangamugayo biragoye, ariko nabyo birashoboka. Imana ntigira idini. Jya ubaho nk'uzapfa ejo gusa, wige kubaho by'iteka ryose. Icyo utekereza nicyo uba.